papa sava bamwe ngo ndi umusaro abandi batuye umusaza ni umusani ndi papa sava. Ni igitekerezo cyaturutse cyane cyane kukumva nkeneye kugira ibyanjye shyira hanze bitashoboraga kuboneka mu yandi mafilime nakinaga, ko atari njye wandikaga cyangwa niyo nandika bitari kujya byose muri ayo mafilime nakinaga, no kumva nanjye natanga umusanzu n'abandi nabo bakagaragaza impano zabo. Ndakeka ko ari uko byaje. Ntekereza igihe kirekire cyane kuko n'ibyabaye igihe gito, ndeba iby'abandi, ngisha inama abandi. Nyuma rero nibwo naje gusanga igihangano nkwiye gukora, nkwiye kugikora mu buryo bw'ibyo twita ubuse ni iki? Ubuse kera naho abantu babaga baganira nk'abantu bakuranye mu itorero, bagasa n'abasererezanya ariko ntihagire urakarira undi. Urakaye akitwa igifura. Umuntu akaba ari umuntu usanzwe, ari umutware, ari umugaragu, akaba yaserereza abamukuriye, abamuyobora. Nza gusanga rero nanjye nakora muri ubwo buryo, nkashaka umugabo munini nanjye mutoya, nkajya muserereza kandi ntajya arakara. Ariko nkaho ncecekesha mu rugo rwanjye nkande wo kandi wakigabo ntubone ngo urangana utyo ngiye nakujwe ibura. Kandi ibyo bintu noneho ngiye nongeraho yuko bitaba gusererezanya gusa, bikaza nko kuba nkaho noneho ahubwo nyuma bigiye kujya bitanga inyigisho nibura 80%. Nijoro ntekereza ubuse bw'umuntu wateraga ubusa abana ba Rwabugiri n'abamusinga, avuga ukuntu barya ibishyimbo by'imitura, ibijumba by'imitura, bakarara basohora imisuzi y'epfo. Nza gutekereza ku kindi gihangano cyitwaga Indyoheshabirayi, ahantu hari harimo ko Rwigemera, ngira ngo yari igikomangoma byanze bikunze, nawe nyine yaririye Indyoheshabirayi. None aravuga ati mutware rwose inka zose, ariko nze kubona nibura akabenzi ku isahane niyuzura izina. Nuko rero papa sava yaje ubundi, nuko yaje ni ku igitekerezo cyaje. Igiciro nari nakubwiye nicyo wamubwiye wowe ugena igiciro nkande hashigenda bashimira mwiriro gusa. Mu by'ukuri rero ntago ubundi njya gutangira, njyewe natangiye igihangano cyitwa papa sava. Oya, nikoreraga ibihangano nababwiye byari bimeze nk'imivugo, bya bindi nababwiye byitwaga spoken word. Ubyibuha utunyambuye, nta sheri ufite, n'ibindi. Aha rero reba kuri aka kararo, nibwo nakoranaga n'umugabo agomba kunkinira ubyibuhute unyambuye, acomokamo hano. Yari yaranyambuye amafaranga menshi, noneho aza gucomokamo hano. Ebana ndamukurikira, tuza guhurira ahantu mu kabari. Niho nabonye umukinnyi wa mbere rero uhura n'inzozi zanjye z'igihangano nari mfite. Hanyuma nza kucyita Ishyano ryacitse umurizo. Papa sava benshi bazi ko ari se wa sava. Oya, ntago ariyo gakondo yayo. Ubundi ni papa savoir, umugabo uzi ibintu byinshi. Kuko icyo natekerezaga nuko nari kuzajya nganiriza abantu, byaba ku muco gakondo, byaba mu bumenyi bw'isi nk'uko nabwize, bwaba mu binyabuzima biology, byaba muri chimie, kuvanga amaproduit kugira gute, byaba mu guhanga. Ariko ibyo bintu byose nk'uko nababwiye nibura 80% hakazaba harimo ikintu twita inyigisho. Niwo navuze ngo uwo muntu ugiye gutangira icyo gihangano akwiye kuba ari umupapa ufite ubumenyi n'ubwenge. Papa savoir, nyine mutoya ari kukuza.
uko iminsi yagiye igenda rero abantu bose bahise bafata ko ari papa sava bamugira umwana njyana nabo, ariko gakondo si iyo ngiye. Ubwo wowe urasobanukiwe wabyumvishe ku bw'izina papa sava. Hari n'uwamuhura ati koma sava nawe ukavuga uti sava bye, ubwo byaba ari papare biragenda, ariko siko bimeze, ni papa savoir de sagesse. Inshuti bakunzi ba papa sava, tugiye kuzuza episode 1000 muri iyi minsi itarenze ingahe. Nagira ngo mbabwire ngo ubundi ahangaha niyo quartier ubundi ya papa sava. Reka mbereke, muze mberekeho episode ya mbere yagiriye ite yakiniwe. Umuntu ushaka kwibuka iki giti cy'umwembe akibuka izi nsina, yakwibuka ko twigeze kuhakinira episode abantu bavuye mu murwa baje gukoresha isuku ku muntu wari wapfuye, baje gushyingura ahantu twari twikoreye amakaziya, papier hygienique n'iki byose. Uyu murima rero utoboyemo hano muri uyu murima niho hantu twakoreye episode ya mbere ndende, abahinzi bahinga na kapitaraha n'abandi baryamya. Hariya hirya twigeze kuhakorera episode ya Margarita nanjye tuvuye gusambana tukajya kwambarirayo imyenda. Aha hantu hari amateka. Aha ubundi ugeze aha ngaha, aha hari igipangu nicyo cyinjiraga muri uru rupangu, niho hari umuryango. Ubwo abantu ntago bakiyibuka. Ariko mama sava, ndashaka kukubaza mama sava, nshaka kukubaza nk'iyi mico wadukanye n'imico nyabaki. Ni ukuvuga ngo sene ya mbere ya papa sava, izo sene za mbere za papa sava zabaga zifite hagati y'iminota 2 kugeza kuri 4, ntago zarengaga cyane. Iya mbere y'umukomisiyoneri, zakurikiyeho turya inyama nyinshi, kubyinira ku rukoma, izo zose twazikoreye. Amasene menshi yabereye kuri aka gasima, amasena aryoshye cyane. Nakinanaga na Ndimbati, ayandi akabera kuri urwo. Ubwo ni ukuvuga ngo umuryango wabaga uri hariya. Niba murimo kwibuka ngo mbese turi gusoma ku gacuma, akambwira ati amaso yaheze mu kirere. Amaso yawe ahera mu kirere, urahanga ukora iki? Ariko narumiwe. Karibu mbereke noneho ukuntu ibintu hano byari bikomeye rero. Aha ngaha ya sene iyo kurya noneho imvange na voka, nicaranye na Ndimbati nahangaha, imvange na Ndimbati nahangaha. Abantu mwibuka iyo sene rero, nahangaha yabereye. Igikari cyo cyarahindutse cyane, ariko sene y'imvange na Ndimbati mubwira nti nibyo ngibyo bireke bijye mu bindi. Nahangaha yabereye, ndabizi ko ariyo ya mbere mwakunze cyane. Nabundi se ibiryo byarananiye, nta nubwo ntibibasha rwose. Yanyakoramo kwijusa. Oya byarananiye muri iyi minsi. Oya gerageza da. Maze igihe ntarya. Tunyura ku bikingi by'amarembo nababwiye ko hahindutse, ariko noneho inzu yose ntiyahindutse. Aha noneho hari ku irembo kwa papa sava, murahabona. Papa sava hahiye koko. Noneho ahangaha habereye ubukwe bwinshi cyane, bwinshi. Nsabima bite? Sawa. Nyura hano. Digidi? Yes. Nsabimana. Mu bushera, Telesiforo. Mu rwagwa. Ariko reka yo kudukereza. Ubwo nawe mujyane ku kirago bamuha ibivuzo cyangwa imbetezi. Bwabaga burebana naha kimwe na sene nakinaga na Ndimbati yaje kunguza. Nabyibuka nabaga nicaye nkaha, hariyo yaje kunguza, hari yindi twasangiraga imyembe. Hano haruguru, urebye hano haruguru hariyo twakinnye
avuga ngo tuzajya mu ijuru, mubaza ni kuki mukangurira abantu kujya mu ijuru kandi murimo kurekarama ibibanza byanyu n'ahangaha. Uyu mugabo n'umuduri yikoreye ubu ariko ndimbo ubwo uzashima ryari cyangwa uzanyurwa ryari? Wamusundwe nawe Papa Sava ntiwumva ni aha hose habaga ari kwa Papa Sava. Hari izabereye muri uyu muryango, hari izabaye nirwajije ngaramye hasi aho ngaho mu gihe cya Fofo. Hari igihe haje undi mukobwa mushyashya Ndimbati aramutereta, muramwibuka mugufi twabaga duhagaza ahantu n'aha ngaha naho hirya habereye ibitendo. Ariko aho uzafunga ibi funga yari yo style koko, ariyo style uzagenda wanitse umudigi gutyo se umudigi. Ariko Papa Sava ibyo rero nawe Papa Sava ako kantu ubushyizemo ntabwo ariko ibindi ni mu nzu. Aha rero hari mu gikari ariho twatekaga. Ni njye urimo gutuka gutyo abandi barashatse njye nayo ibyasigaye nta soni ngo wagize ndakubwira ngo nayo ibyasigaye njye ndi ibyasigaye njyewe kandi Mama Sava. Izindi sene twazikoreye ahangaha ninde uri buzibukera? Niko Sabi ibyo biryo ni ibyawe cyangwa ufite undi muntu twaje? Ese urabona hari ometse n'ahangaha ubundi kwa Papa Sava hari aha hagiye hahindukamo gake ariko hari aha Jasu nabesera gatsabiriwe ubwo se ni igiki kibatangaje? hano rero twahakoreye amateka, tuhakorera amateka kuva muri 2018 mu kwezi kwa 7 kuko nibwo twatangiye shooting, ariko episode ya mbere tuyishyiraho 2018. hari abantu batazi ko Kibonke yacumbitse muri iyi nzu. none se igiciro nari nakubwiye imuheraho nicyo wayimuhereye. Ariko igiciro wowe ugena igiciro cy'inzu yanjye nkandi ubu inzu yanjye hamaho ngaho ngo komisiyoneri we wambwiye igiciro ngo mpa kuyitangiraho. Nk'uko bisanzwe umuntu ntabaho ari wenyine, nagiye ngira abaturanyi. Abo baturanyi rero ninjye wabahitagamo bitewe n'uko nshaka uko inkuru yanjye imera. Urumva hano twakoraga ni kwa Papa Sava, tutarerekana umugore we. Nyuma haza kuza umugore wari we Mama Sava, ariko uwo mugore we yaje nyuma. Ndimbati umuturanyi yarahabaye kera. Reka tugende bageze kwa Ndimbati. Ubu hano tugeze ni kwa Ndimbati. Aha rero habereye ama episode arenze cyane. Ahangaha niho Ndimbati yaryamye bamubeshye ko atwite. Hano ni igihe Marigarita yamenaga inkari bazimutumye kwa muganga, inkari agashyiramo. Bari batumye Ndimbati inkari ngo bamupime, Marigarita akubuye amena izo Ndimbati yari yashyizemo. Noneho kubera umunabi yari asanzwe azi ko afite, aravuga ati mubwiye ko nazimennye yanyica, ahita ashyiramo izi. Akoze degete wowe ibyo urimo kubaza urumva birimo kandi se gatera imigero uzute ko atwita umwana. Wasanga atwite nk'igikeri cyangwa se ikibwana cy'inkozi. Nese hari umugabo usanzwe atwita se? Murahabona rero ahantu niba muyibuka neza mwa bantu mwe, muribuka ibintu byiswe surprise. Bahamagara Papa Sava bati ngwino uvuge inka, bakanyumvisha n'amafaranga bampa. Nahagera ndi mu mikenyero mfite inkoni n'umushishiro wo guhanagura inka, bagahita bandirimbira bakamenaho n'ifu. Bari bicaye ahangaha ebana, ariko ngiye nanjye ndababyimbana ayanjye yo kuvuga inka ndayatahana, ntago nari bubahereze. Ariko hari akandi kantu mukunda kuvuga cyangwa abantu bakunda gukoresha, abakoresha imbuga nkoranyambaga. Aho Ndimbati yabwiraga umugore ati Marigari ugize ngo iki? Ugize ngo ndavuze induru? Umaze kubyimba? Umaze kubyimba, umaze kujya uvugisha ijinyori. Buriya hari abantu batabizi, waba uriya munara waba n'uru rusengero bari kubaka, ubundi
byose byarahadusanze. Igitangaje kurusha byose rero, uyu munara nitwe twawuhanuye ko muri epizode abakinnyi bakinnye n'akayitara kirimo barimo gupima ibintu bya GPS ba digidigi, abantu bitwa ba dative. Uziko ahantu hose ngo bagiye kuhafata bakahashyira umunara. Urumva yuko tunahanura by the way. Twaje kureba uko twakora nk'ako twakwita terera ya mbere, icyo gihangano kizasohoka tugira amahirwe iyo nkoko tuyisangaho. Turavuga tutari ku inkoko yakora umuti, tureba inkoko turayikoresha. Yari njyewe n'udahemuka Louis kuko niwe icyo gihe nyine wari DOP wayo, tuyikoresha gutyo nta bindi bitangaza byabayeho. Inkoko twayisanzaho turayikoresha, nta kidasanzwe kuri iriya nkoko. Wenda kuyihuza n'umuziki n'uburyo kinahindukiye, ni ukuvuga ngo iriya muzike nayo yakorewe muri studio kwa Louis nyine. Urumva rero tubihuza byombi, tukiza amahirwe biba mahwi, baye mahwi murabikunda. Ubwo natwe turavuga ngo mbo igitekerezo cy'umuhanzi ni nko guhinga nyine. Papa Sava, ese uragiye? Ntabwo byumva se cyane birapfurapfu byawuzana ibizima wishyura amafaranga yawe. Ariko akantu nashaka kubabwira abantu benshi mutamenye, wamenya ko hano ndimo kwerekeza ariho havuye ka kantu bakunda kuvuga ahantu hose ngo uzagira umunwa kugeza ryari wambwa we. Burya rero nicyo bakubwira ngo filime ni ubuhanzi. Ubuhanzi ni iki? Ni ukuvuga ngo wowe ubumba ibumba ryawe uko urishaka. Reka mbereke ikintu gitangaje abantu batatekerezaga. Digidigi twahuriye muri metero 20 ahangaha muri uyu muhanda acuruza inkweto. Yacuruzaga inkweto n'utundi tunavangavanga. Arambwira ati Papa Sava, ndakuzi cyane. Ni gute se? Aranyibwira turifotoza ya foto ya episode ifite pica turi kureba muri kamera. Turakina mbona n'umukinnyi mwiza, umuntu adakwiye guhara uko yiboneye. Uzi ko byagezeho ngamushakira location. Uretse gato ngende iwanjye utiya nawe kutangira kuzana ibyo kuza winjira mu bintu utazanga. Location metero 20 twahuriyemo yahisaza gukinira mu zindi metero 20 imbere yaho twahuriye. Mwabitekerezaga 20 twahuriye hano, 20 aza gukinira ahangaha. Aha niho hahoze ari kwa digidigi. Ako se Papa Sava urekingute wo? Urabona biriya biti byavoka, muri biriya biti byavoka niho twajyaga dukorera iyi nama nono y'umudugudu wa Papa Sava. Amatora yaberagamo hariya muri biriya biti 2 byavoka. Baratsindishije abashenzi. Ni ukuvuga amazina twarabitekereje nk'uko nakubwiraga ko twari twavomye cyane muri gakondo yacu. Gakondo yacu twari twavomyemo, urumva ko ni mu nsigamigani. Cyo ni kimwe n'ubirebamo ukareba mu insigamigani zirimo, ukareba mu nshoberamahanga. Amaso yaheze mu kirere, kubyinira ku rukomo ntago ari iby'ubu, ni ibihangano bya kera. Natwe twaravuze ngo ayo mazina amwe namwe ajya yibutsa abantu ahahise kandi tuyita bubu. Hanyuma ubwo wenda nicyo ntari naragatekereje nko gufata nka Nyiragitare ukamwita Keri. nicyo cyaba gitunguranya, ahubwo nicyo ntibajije. Nimumbwire ko icyo ngicyo ari ryo kosa. Nka Nyiragitare akaba yitwa Keriya, wenda nka Mirisolisiyo akaba yitwa wenda Mirisolisiyo yatwita Ndera. Keve. Ibyo nabyo tuzabitekerezaho, ariko icyo twashaka gutekereza twatekereje duhimba ayo mazina. Ni amazina ya kera abantu nyine nabo bazagumya bibazaho nyine. Rega igihangano ni iki se? Igihangano no guhanga, abantu bakagumya bibaza ku by'uhanga, noneho bakabigiraho bakanabijora, bakagira nuko babijora. Uyu yakabaye yitwa uyu, uyu akitwa uyu, uyu akitwa uyu. Uko niko guhanga nyine.
abantu benshi bibaza bati se ujya gushinga cyangwa ujya gutangira Papa Sava hari ingamba, hari ibyo twita objectives, hari na goals wari wihaye. Uzo nari nihaye hari harimo nyine guha abandi bantu bashyashya bafite impano gutera imbere bakagaragara nabo bakaziteza imbere bakazateza n'abandi bantu imbere. None episode zibaye 1000, bamwe benshi bavuga ko bitazashoboka, abandi bati bizagusaba izindi ngufu zitabaho, abandi batuzazigeraho YouTube itakibaho. Turayikunda cyane. Ndabikunda cyane. Aho byagusaba Minerivare rero. Nkangahe se? Mbara. Nta muntu ugera ku bintu byose 100%. Ariko icyo nishimira nuko nibura nshobora kuba narakiriye abakinnyi bakarenga nk'ijana muri Papa Sava banyuzemo mu gihe hari 35 bahoraho. Icyo ni icyambere. Natangiye ndi umwe, haza uwa kabiri, bageze kuri 35 na 4 bahoraho. Hari abandi banyuzemo benshi. Icyo nishimira rero nuko benshi nanone muri abo ngabo bahamagawe ahandi kandi baturutse muri Papa Sava. Ngira ngo ntago ngiye kurondora henshi bajya, ariko uvuze mu ndoto ukavuga muri Bishop, ukavuga muri Stimedi, ukavuga bagiye bagenda muri Seburikoko baturutse aha, ukavuga bari mu mapublicité atandukanye menshi, nta hantu batageze barahari. Hari n'abasohoye nabo ibihangano byabo nabo barahari, ari nacyo kidushimisha, tukifuza ko byanakomeza kuko ntago ngewe ndi kamara, Papa Sava nayo si kamara, ariko ahubwo itafari cyangwa se ibuye washingishije fondasiyo rikomeje imfuruka, nicyo ngewe numva kibanze kandi turacyakomeje. Hari abarimo kuza bashyashya n'ubu baza batubwira bati mwaradukoreye. Hari abo twakoranye bavuye muri Papa Sava bajya muri Ejo Stella, hari abavuye muri Ati Rwanda ubuhanzi dukorana ubu ngubu bakatubwira bati ku byo twari dufite nk'ubumenyi muri kutwungura n'ibindi. Shimire cyane cyane nk'abakosora nko muri Ati Rwanda ubuhanzi bagenda bantungira akatoki bati nk'uyu mwana umukoresheje, nk'uyu mwana umuzamuye, nk'uyu umuzamuye, byarushaho kugenda neza. Ubwo se hari icyo nakoze inshuti z'Imana. Abandi nk'uko nabivuga batanze ibiganiro nabyo ntago tubyirengagiza, ntago Kitamagiki, ntago Isimbi, ntabwo Jarasi harya ni kuri Max TV, ibitangazamakuru byinshi, Igihe, Inyarwanda, ibitangazamakuru byinshi, Radio Rwanda, Televiziyo y'u Rwanda, Isibo TV, Isango TV. Umva bose se abo bantu ntibajyayo, bajyayo bagiye gutanga umusanzu, kandi uwo musanzu abenshi bakawutanga bavuga bati twagize amahirwe duhura n'umuhanzi, duhura n'umwanditsi, duhura n'umudirector witwa Papa Sava. Twaranditse kuva 2018 kugeza na n'ubu turacyandika. Cyangwa wagize ngo nimo nakubeshye? Ese urabona iyi ngiyi iri honde Icyizere, Teresifore, Marigo, Atongi, Dativa, Papa Sava, Pastori, Dafi, sigaba se ntago nakubeshye. Dore n'izi za 2023 turandika kandi n'ubu turacyandika, ntago tubikora gusa hari hazari. Nagira ngo mbabwire noneho ko nk'uko twatangiye tugatangira tubona Papa Sava ijya gutangira, twakoraga icyitwa spoken word. Ntabwo ari imivugo yuzuye mu buryo bwa Kinyarwanda, ariko biba bigiye muri uwo mujyo. Twakoraga iyitwaga ngo nashe rufite ubyibuhute unyambuye. Ndibuka ko namwe mubyibuka, niho Papa Sava yatangiriye, ubundi ni kuri ibyo bihangano. Ubu rero nabwo ibyo byagarutse, ibyo bihangano birahari, bizaba bifite umwihariko noneho wabyo ukwawo.
ikindi ni uko twababwiye yuko noneho hari na filime zirangira ntago nabahisha mbibabwiye ntacyo mwabikoraho. imwe iravuga ngo ni umunsi mubi the bad day, iyindi iravuga ngo amezi 5. nese wamenya ari ibikisi ntago wamenya ibyo ari byo niyo wabishakisha bwajana. izo rero zirarangira kandi zigomba kuza. muri uwo mujyo tubafitiye noneho na one man show. muri uwo mujyo tubafitiye noneho n'ikiganiro ngiye kujya mbakorera. abantu bose mubishaka mwumva mufite impano mwaza tukaganira, mwaza tubyite ngo iki, mukancarenginga nk'abacarenginga, ukambwira ngo uriya ni kamera, uriya n'umuhungu wa Piga Nzenze Kepo we tuyiriho tugiye kuyihimba umuvugo w'iminota 5. iyo kamera gusa n'akamaro kayo n'ibyo ikora, tukareba ko wowe uzi gukora umuvugo, isubirajwe urayizi, ihitiro urarizi, isanisho urarizi, uzi gupima injyana, uzi gushyiramo noneho ritime, ibyo bizaba bihari. uzi kuririmba bakagushyiramo gitari cyangwa inanga niba uri muri gakondo, uzi gukina teatre tukaguha topic ya one man show iminota 5 ugakora icyo twita data analysis. warangiza noneho ugasesengura topic tuguhaye, nyuma y'iminota 5 ukadukinira. murahari inshuti bakunzi ba Papa Sava, nta kindi kintu tubasaba kirenzeho. abatarabikora mukande kuri subscribe, kuzuze miliyoni none